inzoga n'imfura kandi ikanyobwa n'imfura. Nk'ibyo rero nk'uwo mugani nk'uko bivuga, inzoga uko wazinywa ni ukunywa nkeya mu rugero, ntabwo ari ukunywa inzoga nyinshi cyane, kandi ukazinywa wataramye, kuko twakoze inzoga nk'izi nziza z'abanyarwanda kugira ngo buri wese aziyumvemo, yumve ko ari inzoga y'abanyarwanda kandi imeze neza, inzoga yengetse rwose ihiye. Izi ni inzoga 10 zikunze kunywebwa cyane n'urubyiruko, cyane cyane urukennye aha mu Rwanda, zikaba zizwi ku izina ry'inzoga yitwa ibyuma cyangwa se umuriro. Bijyanye n'uburyo inzoga za Bralirwa zikomeza guhenda umunsi ku munsi, ni kimwe mu bitera abantu banywa inzoga zitwa imiriro cyangwa se ibyuma umubare wabo ukomeza kuzamuka cyane, bitewe n'uko baba bashaka ikintu kibashyira mu gakoni byihuse kandi kitabahenze. Bijyanye n'uko amafaranga aba ari indyankurye ku mafaranga yabo makeya, bakabona nta nzoga y'urufuro cyangwa se iyi nzoga yindi ipfundikiye babona ikaza kubafasha mu kujya mu kinya nk'uko baba babyita. Ni muri uru rwego rero abenshi biyambaza inzoga zitwa ibyuma, zikunzwe n'abatari bake cyane cyane mu rubyiruko rw'u Rwanda, aho baba bagamije kubona ibyishimo cyangwa se agaswingi cyangwa agakoni mu yandi magambo. Ni nayo mpamvu muri Lab Entertainment uyu munsi twakoze ubushakashatsi ku nzoga 10 zikunze kunywebwa cyane n'urubyiruko hano mu Rwanda, zizwi ku izina ry'ibyuma. Maze ku rutonde dusanga ku mwanya wa 10 turaza kuhasanga inzoga y'icyuma yitwa Castoro. Iyi nzoga ikunze kunywebwa n'urubyiruko rwayinyweyeho kuva kera, kuko iyi nzoga ni inzoga nayo igushyira mu gakoni bitagoye, aho bashobora kuyinywa bayivanze na fanta cyangwa se n'akayenaji, bakaba bayinywa ari cocktail. Ku mwanya wa 9 turasanga inzoga yitwa Bombastic Gin. Iyi nzoga ikorwa n'uruganda Norbert Business Group, kimwe n'izindi nzoga zitandukanye uru ruganda rukora, rwaje kumara icyaka urubyiruko rudafite amafaranga ahagije. Iyi nzoga yitwa Bombastic Gin iva mu ruganda rwa NBG nk'uko nabikubwiye, ikaba igira volute 40. Iyi nzoga ya Bombastic Gin ikunzwe cyane mu rubyiruko, aho bakunze kuyinywa itavangiye, nayo ngo ni imwe mu zizamura agakoni. Mu gihe ku mwanya wa 8 turaza kuhasanga inzoga izwi ku izina rya Lucky Gin. Iyi nzoga ikunze kunywebwa cyane n'abantu bayihebeye, cyane ko ari inzoga igira umwihariko, itajya izamura ibiciro byayo kandi icyanga cyayo ntigikunde guhinduka. Ibi bituma abayimenye bayinambaho. Ibi ni bimwe mu bituma kugeza kuri ubu Lucky Gin iza ku mwanya wa 8. Iyi Lucky Gin ikaba igira volute 42. Byumvikane ko ari kirimi kwikiri, kuko abazade generation bayikunda kubi. Ku mwanya wa 7 turasubira ku Gisozi muri Norbert Business Group, maze dusangeyo inzoga yiterwa n'inyamaswa yo mu ishyamba y'inkazi yitwa Ingwe Gin. Iyi nzoga yitwa Ingwe Gin ikorwa na NBG, ni imwe mu nzoga zikundwa cyane, aho ishinjwa kuba ikarishye kandi ikaba idapfa gutakaza umwimerere wayo, nubwo nanone hari abayishinja ko idahumura neza. Ishobora kuba ngo ihumuramo puderi nyinshi ku bantu bazi ibintu bijyanye na beverage cyangwa se ibintu bijyanye no kwenga. Ku mwanya wa 6 turaza kuhasanga inzoga ikorwa n'uruganda rw'Ingufu Gin ruri ku Ruyenzi. Iyi nzoga nta yindi ikaba yitwa Radiant. Iyi nzoga ya Radiant ntabwo igipfa guhinduka ku cyanga cyayo, anacyo benshi bayikundira, ndetse ntabwo igipfa kurira, kuko ahantu hasanzwe mu tubari dusanzwe ndetse no mu biranguzo iyi nzoga igura hagati y'amafaranga 5 ndetse na 2 bitewe n'aho wayiguriye. Abantu babasambanye cyane abagabo bayikunda kubi, kuko ngo ibafasha mu kubongerera akanyabugabo ndetse no kwigaragaza mwa kiriya gikorwa cyo gukora urukundo. Iyi Radiant ibihabaye cyane. Radiant igira volute 42 kandi ntabwo igipfa gutakaza umwimerere wayo. Hakaba hari Radiant ntoya n'inini, aho inini ari idahenda kandi akaba ari idakaze, aho igura amafaranga y'u Rwanda 4,000 mu kiranguzo. Ku mwanya wa 5 nta gutinda turasanga indi nzoga nayo ikorwa n'Ingufu Gin Limited. Iyi nzoga yitwa Ready Waragi. Iyi nzoga abenshi bayishimira ko idahenda cyane, ko ku mafaranga yawe 1,100
ushobora kubona agakoni gaturutse kuri iyi nzoga yitwa Redi Warage. Iyi Redi Warage nubwo abantu bavuga ko yagiye itakaza agaciro itakiryoha nk'uko yaryohaga mbere ku bari bayimenyereye, ntabwo bayicikaho bijyanye n'uko ariyo nzoga twavuga kuri ubu igura make mu nzoga zizwi nk'ibyuma cyangwa se imiriro ziri ku isoko ry'u Rwanda, kandi zikaba zifasha abantu kubaha agakoni mu buryo bworoshye. Ku mwanya wa kane turasanga inzoga yitwa Nobilis, ikaba ikorwa n'uruganda Nobilis Guta Gin ruherereye i Ntarama mu karere ka Bugesera. Iyi Nobilis bayishimira guhumuramo umwenge wa kanyanga cyangwa se umunyate, muri make ijya guhumura nka kanyanga ku basobanukiwe iby'izi nzoga zombi. Iyi Nobilis ikundwa cyane n'abantu bagiye batandukanye kuko ari inzoga ihumura neza kandi ikaba idahenze tugereranyije uko yaje igura. Iyi Nobilis ariko bayishinja ko yagiye ita umwimerere, aho bivugwa ko bagiye bayigana bagakora forumire nk'iyayo, abatekamutwe nabo bakazana inzoga zabo ziyishingiyeho ku nzoga yayo y'umwimerere. Aho abenshi bazi kureba iby'inzoga zitwa imiriro bakunda kureba inyuguti zanditse munsi y'icupa bakamenya niba ari orojinari cyangwa se barayipiraze. Gusa ikiri nzima iyi Nobilis ni imwe mu zakundwaga cyane, yaje igura cyane nubwo nyuma yaje kugenda izamuka uko ibintu byagiye byurira ku isoko kimwe n'ibindi bicuruzwa bitandukanye hano mu Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turaza kuhasanga inzoga yitwa Agasiga, ikaba ari inzoga ituruka mu ruganda Nobel Business Group. Aka gasiga gakunzwe cyane mu rubyiruko bijyanye n'uko kadahenda, kagura amafaranga y'u Rwanda 1,500 kandi kakaba gasindisha mu buryo bworoshye. Usanga benshi ariko bigurira ku bantu bashaka gusinda vuba kandi mu buryo bwihuse nk'uko nabikubwiye nyine. Agasiga kagira vote 42, byumvikane ko kagushyira mu gakoni mu buryo bworoshye kandi bwumvikana kandi utanahenzwe. Iyi nzoga y'Agasiga abenshi bayinywa none ariko bakayishinja kudahumura neza, sinzi ikibazo yaba ifite. Gusa none NBG ni uruganda runini rufite S-Mark cyangwa se rufite urupapuro rwemezwa n'ikigo Rwanda Standard Board kigaragaza ko ibintu bakora byujuje ubuziranenge. Ni imwe mu bituma tutajya kwijandika ngo tuve ko idahumura neza, kuko n'abayinywa kandi nubwo bayishinja ibyo byose ntabwo bajya bayivaho. Ku mwanya wa kabiri ku nzoga zikunzwe kunywebwa cyane n'urubyiruko cyane cyane urukennye zitwa ibyuma turahasanga inzoga yitwa Mambo. Iyi Mambo ni inzoga idahenze cyane habe na mba kandi ikaba isindisha mu buryo bworoshye, aho iba irimo inanasi nk'uko kuri ingredients zayo biba byanditseho ko ihumuramo ndetse ikanaryoha nk'inanasi ariko zisembuye. Iyi nzoga yitwa Mambo Gin ikunzwe kunywebwa cyane n'abantu bari mu mirimo kuko ngo ibatera imbaraga bagakora imirimo yabo bashishikaye. Ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'inzoga zikunzwe kurenza izindi aha mu Rwanda zitwa ibyuma turahasanga inzoga izwi ku izina rya Kiwingo. Iyi Kiwingo ikunzwe cyane n'urubyiruko ndetse n'abahenze gukura bijyanye n'uko ngo igira icyanga kandi ikaba idatera hangover. Ewana Kiwingo iyo nyinyweye mba numva ameze neza, mfite ibyishimo, numva amaraso atembera neza kabisa. Kiwingo ifite 3 inzoga nziza ntabwo itera hangover. Ushobora kuyinywa niba wanywa icupa rimwe ukarenzaho n'irya kabiri urabyuka mu gitondo ewana ukumva nta kibazo, nta hangover. Ikibazo rwose nta kibazo yareba. Maze imyaka 2 nyimwe nta kibazo iranera. Kiwingo ikigera mu Rwanda nahise ntangira kuyinywa, mbere nanywaga izindi nzoga zose amabyeri, ariko nangiye kunywa ka Kiwingo nta hangover, ndakanywa nyine nkabyuka ameze neza nta kibazo. Nkataha neza ntanduranyije mu mbari, ukunda cyane niyo mpamvu nkahorana. Iyi Kiwingo ikaba irimo amoko agera kuri 2, ari Kiwingo whisky ndetse n'iyi Kiwingo ya rikeri nk'uko ariyo imenyerewe cyane. Iyi Kiwingo icyo nakubwira ni uko igura amafaranga y'u Rwanda 2,000 mu kiranguzo, ariko nanone ikagira na Kiwingo nini ariyo abantu b'abakapo bafite amafaranga bakunda kwinywera cyane. Mbashimiye ko mwabanye natwe aho twayoberaga hamwe inzoga 10 zikunze kunywebwa n'urubyiruko cyane cyane urukennye hano mu Rwanda.
niba ari ubwa mbere utwumvishe, iyi ni RAB Entertainment Rwanda, laboratwari y'u Rwanda mu myidagaduro. Mukomeze mudukunde kandi mudushyigikire.